Okay guys, ngwaye ikaze kuri channel yanjye ya Tuteke kinizere ko mumeze neza nkuko benshi mwagiye mu binsaba ngo mbashakire aga platform gashashya kizewe neza kandi ku buryo washiramo amafaranga yawe ntuzi guhomba. Aka platform gasohotse ubu ngubu mu gitondo, niyo mpamvu mpise mbakorera aka video short video gatoya, nta kari buze gutinda, nkakwereka ukuntu gakora ubundi nawe uhite utangira kugakora. Nkuko bisanzwe rero nituza aha ngaha turebe ese aho dushorera uyu munsi minimum yo gushora nangahe cyangwa se bitewe nayo ufite, kandi ngira ngo iyi platform uhita ubikuza ku kanya, buri munsi urabikuza, ukibura kwiyandikisha uhabwa $2 y'ubuntu, hanyuma saa 10 nagukogora ukabikuza ndabiri, ubwo nane ku munsi, ubwo ejo nawe ukazongera ukabikuza andi $2. Nkuko bisanzwe ngira ngo urabona yuko bonasi ya mbere nayibonye, ndongera guclaiminga saa 10, aya masaha ni hari buze kurangira. Nkuko bisanzwe countdown ni amasaha 20, ni iminsi 10 yo kuba turi kubikuza buri munsi. Nawe wahita kuba 15 urebe inyungu waba ubonyemo mu minsi 10. Noneho nkuko bisanzwe link yo kwiyandikishamo urayisanga muri description, ndayishyira muri comment ya mbere, usangemo na link ya group yacu ya WhatsApp joining, niho uzajya ubona utundi platform dushasha wagenda ukora. Nkuko bisanzwe ngira ngo urabona yuko bot ya mbere iguha 13 kugera kuri 13.60, $15 yo minimum yo gushyiramo. Nkuko bisanzwe twe twigurira bot ya mbere, cyangwa se nawe ufite $1 menshi wakwigurira iyi ngiyi y'ijana, niyo nziza, imara iminsi 90, urumva ukuramo inyungu nyinshi igiye yikobye. Ngiye kwereka noneho network uri buze gukoresha ugiye gukora recharge $15. Uraza hano kuri recharge, numara gukanda kuri recharge uzuhitemo BP20 nkuko bisanzwe niyo dukoresha. Numara kuyihitamo uhita uza ukopiye iyi code, numara kuyikopiya ugende wohereza $15, ukanda ugaruke wongere ukande recharge niba atari yageraho, hanyuma uzukande hano recharge complete. Wamaze kuyashyiraho urebe ko network wakoresheje ari zimwe, amafaranga yawe ataza kuyoba. Ibyo nibirangira urahita uza ahangaha, numara kuza ahangaha urahita uza ukande ngo start quantify. Ahangaha niho uri buze gukanda ngo start quantify. Numara gukanda start quantify, $2 yawe 2 araba akugezeho ako kanya. Kubikora ngira ngo nibisanzwe, ni ukuza ugakanda ahangaha, numara kwakanda uragera ahantu ameze gutya, $2 profit dufite dore twashoye ni aya ngaya, uhita uza ukanda hano kuri withdraw. Numara gukanda kuri withdraw nkuko bisanzwe ngira ngo urabifite, urabanza settingamo password yo kujya urabikurizaho, hanyuma ahangaha urashyiramo address yawe urashyiramo minimum amafaranga ushaka kubikuza, hano ushiremo address yawe ushaka kubikurizaho, aho uhita ushyiramo ya security password uraje urabikurizaho. Numara kubikanda byose uhita uza ukande hano confirm. Numara gukanda kuri confirm leta bikunda. Okay guys, ako platform nuko gakora buri munsi, nuko uraza hano kuri quantify, start quantify, ahangaha ukajya buri saa 10 niho quantify itangira muri platform, niho wajya uhita uza ugakanda, hanyuma nawe ukagatangira. Ngira ngo link yo kwiyandikisha urayisanga muri comment ya mbere, winjire no muri group yacu ya WhatsApp, ufite ikibazo kimbaze ndamuyobora. Sawa, mu gakore aka platform ni keza kandi karaduha inyungu.